Turabasuhuje mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi n'andi abacaracara ku mbuga nkoranyambaga. Muri kumwe nanjye Bikoremana Noel. Amakuru yacu reka tuyatangirire kuri Kigali Boss Babes yateguye igitaramo kizahuriramo n'icya Zari the Boss Ladies. Mu gihe hashize iminsi hatangajwe igitaramo cy'abazaba bambaye umweru All White Party cya Zari the Boss Lady giteganyijwe kuzabera i Kigali kuwa 29 Ukuboza 2023. Itsinda rya Kigali Boss Babes naryo ryamaze kwemeza ko kuri uwo munsi nabo bafite igitaramo cya Kigali Boss Babes cy'abazaba bambaye imikara Urgence Party. Hashize iminsi mike Zari the Boss Lady atangaje ko yitegura gutaramana i Kigali n'abakunzi be, aho agiye gukorera bwa mbere ibirori bya All White Party bimenyerewe kubera muri Uganda. Ni igitaramo byitezwe ko kizabera mu kabari kitwa The Waves Club gaherereye i Remera. Iki gitaramo kizaba gikurikira icyo uyu mugore yakoreye muri Uganda mu mpera z'icyumweru gishize, kikaba kimwe mu byitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo ab'ibyamamare. Icyakora mu gihe ageze kuri iyi myiteguro y'iki gitaramo bishobora kutamworohera kuko umunsi yagiteguyeho ni umunsi ukomeye cyane kuko wahuriranye n'umunsi w'igitaramo cya Kigali Boss Babes. Iyi Kigali Boss Babes ni itsinda ry'abagore b'ikimero bazwi muri Kigali, bazwiho kubaho ubuzima buhenze. Abajijwe niba atari ukubangamira igitaramo cya Zari the Boss Lady cyangwa guhangana n'uyu mugore uri mu bakunzwe mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Aren Cole ubarizwa muri Kigali Boss Babes mu kiganiro n'igihe yavuze ko ntaho bihuriye. Ati twe ni igitaramo twari tumaze igihe twarateguye mu rwego rwo kumurika umushinga wa filime igaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ntabwo twari gusubika ngo nuko hari undi ufite ikindi. Nta hangana ribirimo kuko abantu bagira amahitamo yabo kandi umujyi utuwe n'abantu benshi. Nibaza ko bakoze ibyabo tugakora ibyacu, twese byagenda neza nta kibazo. Kuri Kigali Boss Babes yateguye igitaramo kizitabirwa n'abazaba bambaye imikara, mu gihe Zari the Boss Lady we icye kizaba cyitabiriwe n'abazaba bambaye imyeru. Ku zindi nkuru, Vestine na Dorcas mwese mukunda cyane bazwi mu ndirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana berekeje i Bujumbura ku gicamunsi cyo ku itariki ya 20 Ukuboza 2023. Itsinda ry'abaramyi rizwi nka Vestine na Dorcas bari kumwe n'umujyanama wawo akaba n'umunyamakuru Murindahabi Irene berekeje i Bujumbura. Mbere y'uko bahaguruka i Kigali, Murindahabi yabwiye igihe ko aba bahanzikazi biteguye gukorera i Bujumbura igitaramo gikomeye cyane ko ari ubwa mbere bagiye gutaramira hanze y'u Rwanda. Ati twiteguye gutanga ibyishimo i Burundi, nibaza ko ari ubwa mbere tugiye gutaramira hanze y'u Rwanda kandi twiteguye kuperforminga neza. Turasaba kandi abakunzi gukomeza kudukurikira. Ibyo ni ibyatangajwe na Murindahabi Irene. Tubafitiye n'amakuru kuri application yitwa ChatGPT. Iyo ChatGPT ni iki? Ni application iri gukoreshwa n'abanyeshuri batandukanye bo mu makaminuza
atandukanye, aho babahereza ibibazo by'amagambo cyangwa discuss, kuvuga mu magambo arambuye, bakifashisha application bita ChatGPT. Iyi ChatGPT rero ni application ushyiramo ikibazo igahita iguha igisubizo mu buryo bworoshye. Iyi ChatGPT wakwibaza ngo rero akamaro kayo ni akahe? Ni ukuvuga ngo iyi savinga icyo bita time, ikaguha igisubizo mu buryo bworoshye kandi ikoroshya akazi, ariko abayibona n'abayumva ntabwo bayivugaho rumwe, kuko hari bamwe bavuga ko izana ubunebwe mu banyeshuri, bikaba bidatuma badakoresha imitwe yabo uko bikwiriye n'ubwonko, ariko abandi nabo bakavuga ko ituma igihe kigabanuka cyo gutekereza, cyangwa igatuma udatakaza umwanya ngo wirwe ukora ibindi, dore ko ikoranabuhanga rimaze gutera imbere.